Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya gatatu gisanzwe umwaka B. Amasomo matagatifu twateguriwe kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 10. Zaburi ni ya 24. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 7, umurongo wa 29 kugeza ku wa 31. Ivanjiri ni ya Mariko, umutwe wa 1, umurongo wa 14 kugeza ku wa 20. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe cy'ibyumweru bibiri tudashobora guhura nk'uko byari bisanzwe ngo twumvire misa mu kiliziya turi hamwe kubera icyorezo cya coronavirusi, ntibiduce intege, ahubwo bibe umwanya wo kwiyegeranya ngo dusengere iwacu mu rugo, dusabira isi yose kugira ngo Imana idukize icyorezo cya coronavirusi. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi baradutekerereza uburyo Imana yatumye Yonasi i Ninivi kugira ngo yigishe abaho ko bagomba guhinduka. Baramwumviye, Imana ibagirira imbabazi. Twongere tuzirikane ko iki gitabo kigizwe n'ibice 4. Icya mbere kiradutekerereza uburyo Imana yategetse Yonasi kujya guhindura abaturage ba Ninivi, ariko wakanga. Yurira ubwato ashaka guhungira Nyagasani hakurya y'inyanja. Haza kuba umuhengeri utuma abasare bamujugunya mu mazi. Igice cya kabiri kidutekereza rero uburyo Yonasi yamizwe n'igifi kinini. Igice cya gatatu aricyo twumvise uyu munsi nicyo noneho kidutekerereza uburyo Imana yongeye kumutuma i Ninivi, noneho akajyayo kugira ngo yigishe abaho ko bagomba guhinduka. Igice cya nyuma Yonasi ababazwa n'uko Imana igira imbabazi, ariko Imana imwereka ko ari we wibeshya. Bakristo bavandimwe, Imana ikunda abantu bose, ikita ndetse no ku batayizi. Ntimenya Abayisiraheli bonyine, ahubwo inyurwa n'umuntu wese witabira gukora icyiza. Ibi biragaragazwa n'ukuntu Abanyaninivi bahise bagarukira Imana. Biratwumvisha kandi uko Imana ihorana imbabazi. Niyo yavuga ko izahana abagome ikanabateza ibyago, iteka ibanza kubaha umwanya wo kwisubiraho, maze igakinga ukuboko ntibahane. Nguko uko Abanyaninivi babigenje. Kandi nyuma yaho na Yezu yarabibashimiye. Natwe ntitukababazwe n'imbabazi Imana igirira abanyabyaha nk'aho zipfa ubusa, ahubwo tujye tuyishimira kuko akenshi natwe tubarizwa muri abo banyabyaha. Ese ni kangahe ijwi ry'Imana rigutuma ukanangira? Uko bwije n'uko bukeye Nyagasani araduhamagara, bamwe bakamwitaba abandi bakamukwepa, ariko icyo aduhamagarira nta kindi ni ukwirinda ikibi tugakora icyiza. Aduhamagarira kuburira bagenzi bacu, ba bandi bayiteye umugongo ku buryo bwose, mbese nk'uko ab'i Ninivi bari bameze. Twe muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, aradutuma kuri ba bandi baguye, batacyumva ko gusenga ari ngombwa, bakaba barabaye nk'abigumuye kuri Nyagasani. Natwe rero tubatumweho ngo tubaburire, nibatwumva Nyagasani azabagirira impuhwe. Icyo gikorwa rero ni icya buri mukristo wese. Ntiwisuzugure ngo ni uko utize amashuri y'ikirenga, ahubwo menya ko Nyagasani yagutumye areba intege nke zawe n'ubushobozi bwawe kandi akabigufashamo. Mu Ivanjiri y'uyu munsi mwumvise uburyo yatoye intumwa ze za mbere azisanze mu mirimo yabo ya buri munsi. Nta n'uwo yabajije ngo ushoboye iki. Yarababwiye ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu.
bari bo baroha inshundura zabo baroba kugira ngo babone ikibabeshaho. Ntibarebye ku mafi bari bamaze kuroba, ntibarebye imiryango basize iwabo ibategereje kugira ngo batunganye ibyo bahashye babone ikibatunga uwo munsi, ahubwo basize aho byose maze baramukurikira. Ese bari bishingikirije iki? Yezu uwo bakurikiye afite byose, ntacyo abuze. Buri wese ahamagariwe kuva mu nzira nk'iyo agakurikira Nyagasani kugira ngo ahindure imitima yacu. Aba bagabo bane bo mu ntangiriro ya Kiliziya Ivanjiri tubwira, Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yezu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaye inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Abo bagabo bane tubashime. Bumviye burundu, bareka urugo, ababyeyi, akazi n'ibyabo byose ngo bakurikire Yezu. Bagiye bwangu, baretse ubwato n'amafi, bashyira nzira batangira urugendo rurerure ruzabageza mu mahanga ya kure, banyuze mu byago n'imiruho byo kuroba abantu. Mbega umutima w'ubutwari kubera Yezu! Dukeneye abantu babana na Yezu. Ibyo ni byo Pawulo mutagatifu atwibutsa mu isomo rya 2 ati mbibabwire rero bavandimwe, igihe kirabashirana. Aho bigeze, abafite abagore ntibabeho nk'aho batabagize, abarira bamere nk'aho batarira, abanezerewe bamere nk'aho batanezerewe, n'abacuruza bamere nk'aho ntacyo batunze, n'abakoresha iby'iyi si ntibagatwarwe nabyo, kuko imisusire y'iyi si ihita bwangu. Pawulo rero aradusaba kuva mu gihirahiro, ahubwo tugafata icyemezo cyo kutajarajara. Bakristo bavandimwe, igihe kirageze twisubireho maze dukurikire Kristo tugana ingoma y'ijuru. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yari Padiri Providence Idukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire icyumweru cyiza.